twarabibye ngewe rwose mbabwiza ukuri abakristo twarabibye twabakubita none si untumira ukambwira ngo ndashaka kubampuriramo amafaranga ubwo si ukubiba hamwe se habiri se atatu. Mutesi iyavuzwe nyuma yaho arababara akavuga ngo bamuvuze, ariko Mutesi yaje akavuga ngo twarabibye nge nitandukanyije nawe. Buriya Mutesi ibyo yashatse kuvuga gusa wagize ngo hari umuntu wakongera kumaga tutike muri iki gihugu muri uyu mujyi wa Kigali yarumvise kiriya kiganiro ari bandi rero nakusanye amafaranga y'abandi yibye yose yaba amanyarwanda yaba amadolari yaba amapawundi ibyo bihumbi byose izo miliyoni zose nazikusanya zizana amaze kudivorsa n'umudamu ariko akaba yarigeze gukundanaho na Mutesi n'ubundi mu rukundo. Ayo majwi atangira guhwihwiswa urumva nawe ubo yatayemo nanjye mba nyatayemo wavana ntiyanshika urumva. Umubyeyi se Pastor Mutesi yakoze iki ngo urugo rwonge urugo rwanjye bararushenye amakuru Stamdare ahazi mbabarire yego ko nabana ryamanye n'umugabo we. Pastor Mutesi aho tumugayira naramwandikiye je ubwanjye yego ndamubaza ngo ariko wumve ko n'uwo mugambi bawumucishijeho yego rata nibyo ngewe naguye mu bintu nazi ndengana umugore aranyahira. Pastor Mutesi yemeye ko ari igisambo. Umutesi baza wumvise dore dore uko zimeze yahagurukiye mu rugo kwa Mutesi Masaka papa bagiye mu bukwe none se ubwo se wamushingiye umwana ahagurukiye hano mu rugo rwanjye ubana na Suneba ugasuneba nkayo kari umubera umubyeyi kari ugomba kumushingira agahagurukira mu rugo rwiwe hari Masaka kwa Rusagara. Si urugo rwa mbere twumvise rusenyutse Mutesi mu mafoto na video hishyuwe ibihumbi bigeze kuri 400 amamodoka kurya tente byose amafaranga aciye kuri Pastor Mutesi. Tente kwishyura tente amamodoka kurya kameramani wabyumvise byaciye imyambaro dekorasiyo byaciye kuri inde Pastor Mutesi. Nuriya n'umujura ugasanga ubujura bwa Mutesi bw'ibandi abwitiriye Gitwaza ugasanga bugeze kuri Apotre Minyoni ugasanga bugeze kuri Apotre Basasu ugasanga bufashe Pastor Rutayisire ugasanga bufashe runaka ugasanga bufashe runaka. Ibyo rero turabyanze. So ububandi bw'iwe rero yemeye kari bandi nge nitandukanyije n'amabandi y'abapasiteri. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ikaze nanone kuri mwese kandi twongeye tubahe ikaze abakurikira Ikaze TV Rwanda. Muri make twahawe ikaze kwa Pastor Claude ku Ikaze TV. Pastor meze neza cyane urebeye inyuma meze neza urebeye inyuma ndaho ariko imbere se imeze neza. Imbere se bimeze bite se mu byeyi nizanduru se kuri imihanda ya marira yo kuri imihanda ariko kandi sava. Yego Pastor turi mu mpera z'umwaka 2026 uyu munsi turi ku itariki 12 aburi iminsi mike kugira ngo umwaka urangire. Uyu mwaka ufite ishusho kuri imeze gute kuri Pastor Claude? Uyu mwaka wabaye imibiza n'ibibi. Umwaka w'imvange w'agatogo agatogo urabizi kaba kavanzemo inyama ibishyimbo inyama igitoki ibirayi. So urumva rero agatogo ni biba ari imvange. Uyu mwaka rero nabo bagize imvange ntabwo uri kudetenga ngo uvuga ati ni mwiza cyangwa ni mubi ubu ntabwo urabusobanukirwa. Urumva ni imvange nabonye ibyiza mbonamo nibibi urumva rero ni imvange. Intego rufite wazigeze hari Imana ishimwe. Oya ntazo nagezeho wazigeze mu mwaka aribwo wahawe Silver Award. None se kandi nakubwiye ngo ni imvange. Niwe muntu numvise utishimiye ko hari byiza wagezeho muri uyu mwaka. Niwe muntu numvise ariko rumeze neza hano. Silver Award nayibonye 2024 ni muri akushize. None se sigeze mu 160 na bingahe hafi 200 bigiye kuzura. Yenda muri 2026 200 bizuzura. Yego Pastor tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cyacu tugiye kuganira kuri byinshi cyane biba bigiye bitandukanye biba bigenda biri kuvugwa kuri iyi mihanda igiye itandukanye. Ejo
nabonye wari witabiriye urubanza ngiye kuvuga ngo rw'umushuti wawe cyangwa rw'umwanzi wawe Jihad. Ntabwo ari umwanzi wanjye, nawe biba urwango. Urwango nitandukanyije nawe muri ayo magambo. Rw'umuvandimwe wawe, rw'inshuti yawe Jihad, rw'umunyarwanda mugenzi wanjye. Urubanza rwararangiye rero, ejo rwose twari twabonye urimo uratugezaho amakuru meza cyane. Ejo muri VAR ubona Jihad ku 17 iminsi mikora yirira mu rugo. Imana niyibizi je sinabimenya. Hayere kufite. Umunyarwanda abyaye umwana mwita Bizimana. Bizimana. Hanyuma undi nawe bamwita Sibomana. Rero twe nituri Imana. Ni Imana niyibizi Bizimana. Yego Pastor tujye kuganira. Abantu benshi rero baravugaga bati Ezekiel nyoboye ikiganiro. Oya hindura ikiganiro urimo kubutwirije mu kiganiro kuri kamera n'impanuro. Ihangane mbanze ngisoze rwose ndahita nguhamagara. Sawa ni uri kumwe nande? Na Pastor Ben. Ben Mugisha. Pastor Ben Mugisha wasuzorya. Turi mu kiganiro ndakuvugisha. Oya muzane mu kiganiro musuhuze. Reka ndamuzi. Ndamuzi Ben. Umuntu witwa Pastor Claude ngo muraziranye. Pastor Ben. Yes, hello. Mukama simwe. Azimo mnonga noshaki. Ndijesha niwe. Turiyati teneshonga. Hati ni nkwijuka hakaba groupe mu ya Apostle Jora mu Rugusha tukaba turi hamwe ku groupe ejo. Ogi na wancenga. Kati nakucengaje. Aha. Hati wancengaje. Kare kankureke mukore ikiganiro. Mbere ni nyenda okugambaho no mushijogo. Aha mahurire. Kari nakushemererwa webare. Nanye nakira. Amina. Nze amanyaganye Pastor Cloud. Amanyanedoboza. Uriyo Muganda? Sibyo Muganda ndiyo Munyarwanda konka ni nkunda Baganda mnonga. Hati nione mbrura no gamboru banda otabura moru nyankore. Nkaba ni nkunda kutwa kokasha abakiti wagamboru abakiti wagamboru Nyarwanda abensho nganyeni ngamboru Nyarwanda. No yenda tugambaho Runyarwanda. Abakiti uri mugamboru Nyarwanda. Hati reka nkubaze uri pastor ni pastoro. Ayisugenda ndezo. Hagiye Ben ha. Mirezo. Pastor Ben. Musumba. Pastor Ben. Network Ezekiel mana yanjye. Cikagurika. Pastor Ben. Oya urumva akunda gukora ibiganiro nawe yakoraga ibiganiro kuri radio yitwa Ngurumuri isebya leta y'u Rwanda. Nibyo nenda kumubaza. Ko bikomeye. Yajya kweza cyese ubwo urumva. Network ntayihari. Anyway ndaza kubibaza Ezekiel twikomereza kine kiganiro. Yego tugende. Ko genda shaka kubaza Ezekiel ni umwana mu murongo. Ndashaka umugarura mu murongo Ezekiel. Uyu mupastor yitwa Ben ajya akunda gukora ibiganiro kuri radio yitwa ngo Urumuri. Yajya akunda kubikora kuri radio yitwa Urumuri. So byavugaga nabi leta y'u Rwanda. Bikora mu buhungiro ariko muri leta ya online. Icyo tumva ni igiki? Ndakubwiza ukuri. Pastor reka tugende wenda Ezekiel turi buze kuza kumuvugisha wenda mu kindi kiganiro kiri buze ukurikiraho mu minsi 12 ishize. Nabonye usa nk'uwagarutse cyangwa se warongeye kwakira umwana wawe Pastor Justin niba ari uko wamugariye mu murongo.
niba ari uko ushaka kugarura Ezekiel ari nuko wagaruye Justin. Mbona ku kiganiro cyawe wongeye uterekaho umuntu witwa Pasteur Mutesi. Abantu benshi bagatekereza bakavuga ati Pasteur Claude mu biganiro akora kuri YouTube thumbnail ziwe adashyizeho Pastor Mutesi ntabwo yacuruza. Umusitari rero wese buriya bari umusitari. Mutesi kumenyekana kwiwe yamenyekanishijwe n'izo thumbnail. Claude kumenyekana kwiwe namenyekanye n'izo thumbnail. Ahubwo abazishyiraho bazishyiraho bate? Ese bashyiraho izo thumbnail ibiganiro byagenze bite? Baba bakoze ibiganiro bimeze bite bituma izo thumbnail zibasha gushyirwaho. Rero Justin umbaje kuri Justin Bibiri ivuga umwana w'ikirara muri Luka 15 umurongo waho uhereye Luka 15 havuga iby'umwana w'ikirara. Justin rero yabaye umwana w'ikirara arangije aravuga ati kwa data kwiye gusubirayo ibintu bikagenda neza. Justin rero afata ayitekerezaho asanga yarayobye yarazimiye aravuga ati nkwiye kugira ibyo nitandukanya nabyo nkasubira kwa data nkapfukama ngasaba imbabazi nkavuga ngo mbabarira mubyeyi nagucumuyeho cumura no kuyo mwijuru. Uko niko Justin rero yaje hano ndamwakira. Justin ntago buriya waje ubu nta rubanza kuri Justin ntarwo oya nta rubanza dufitanye. Bundi se mwapfaga iki? Ntabwo mbizi niwe wari ubizi. Kandi muri bya bindi byiwazi nyine yaravuze ati jewe ni views zabinteye nta kuri nta mukobwa wateye inda nabonye ntawe banyeretse nta mwana nabonye ati ni views zabiteye ati wo muri izo views umbabarire. None se narenzaho iki se? Nta kindi kintu warenzaho. Ariko umwana yemeye ko yatangaje ibihuha. Tubona uyu munsi imbabazi Justin zihabwa ariko ntiturabona Pasteur Claude na Pastor Mutesi bigenda neza. Uyu munsi amafoto aracyakomeza kuba amafoto kuri thumbnail zawe biracyakomeje kuba ibindi. Mwacuruza iki se? Claude na Mutesi duhuye mwacuruza iki? Twacuruza iki se ko twabura icyo ducuruza? Nyuma mwacuruza urukundo. Hari abantu benshi bafite urukundo social media ntirukunda ntirushaka. Ntabwo mwarureba. Social media ikunda amatiku yo muri gospel, amatiku yobokamana, Pasteur na kanaka basambanye, kanaka yashenye urugo, ibyo nibyo muri gospel bikunda. Abantu bakunda amatiku. Uramutse nk'ubunde kwicyanditswe nkabwiriza ubutumwa kuri zicano zanyu kugira ngo muzabone igihumbi by'abagabo. Kubona ahantu uri kubwiriza nk'iyo nkubonye kuri YouTube agahenda karani tuzaba kuri ya ngoma. Jade yararimbye ngo umusozi uri imbere urarumbaraye ariko muhumure gitarari ku ngoma. Bati Nyarugenge imipuri ya Nyarugenge umucamanza ati imipuri ya Nyarugenge imipuri ni iki? Ati kuri imihanda igitsina tukita umupuri. Abantu benshi baribazaga bati ni gute jihad ari kubazwa ibi bintu mu gihe Pasteur Claude yakinye imipuringo ya Pastor Mutesi atigeze akurikirana abibazwa. Wakinye imipuri y'umugore ku Karubanda. Ntabwo Mutesi wari umupuri wa Mutesi. Wari uwaneze. Uwo mupuri ntabwo nta Mutesi nzi ntabwo kirazira barabeshye bira ntabwo biraze keri yari twikira twese twabikuye kwa Ezekiel ariko urumva nubundi ari uwifashe video ikajya kuri email Pazomana akayijugunya hanze ari nabaziye bazifata bose twese byari kudufata yo biza kuba ari imipuri nyamipuri. Rero urumva mu byukuri ntabwo birabyari byo. Ni imipuri bitiriye Mutesi. Cyakoze Ezekiel yashyuhije ikibuga gusa nuko gusa byabaye izina ritabaye ryiza yashyize kuri Mutesi gusa ikiza nuko yagarutse agasaba imbabazi akavuga ko atari imipuri ya Mutesi. Rero hariya rwose nibwira yuko nawe wishyiraho ngo uyitirira Mutesi. Abantu benshi baribazaga ati kuki Pasteur Claude binatabibajijwe. Hari abana benshi batazi urumva nk'uwitwa ntuze witwa wa musore waburanye ejo ntuze Xavier. Oya Xavier haburanye Iniesta haburana Xavier Esther yaravuze ati nari mfite amatsiko yo kubireba. Ati numvaga bivugwa ngo video nari mfite amatsiko yo kuyireba. Ati rero amatsiko nagize yo kuyireba ati hari nundi wagize amatsiko nawe arayisaba ndayimuha. Ati rero mu kuyimuha
ati cyambere giyewe ntabwo yampano tuziranye ngo hari ikibazo nari ntegereje kuri yampano ngo ndasebya yampano ngo ndagira gute ngo ndamwandagaza sinari muzi ati kutamumenya rero na ariko byatumye ngira amatsiko ayo matsiko niyo yatumye rwose mbasha kugira uwo mupurinda ureba atariko kandi nta kindi nari ngamije mu byukuri yego nawe ntacyo wari ugamije kwa Mutesi oya ntacyo nari ngamije wari ugamije views nari ngamije kwigisha abantu nta kintu nari ngamije na Jihad ariko yavuze ko yari ngamije kwigisha abantu ariko hari buryo umwe murihisha kuri groupe se oya Pastor wenda reka twinjire mu kiganiro cyacu n'ikintu cyatumye uyu munsi mvuga nti tuganire abantu benshi bari kugenda bavuga ati umuntu yitwa Pasteur Claude n'umuntu yitwa Pastor Mutesi nibo bantu bari gutuma bari mu ntabwo uri mu mavuta bari mu reka mvuge gutya ikiganiro kigenda neza bisaba gahunda tekinike bari mugomba kwisiga amavuta y'ikiganiro yego bari mu bapasteri batumye cyangwa se banatuma bamwe mu bashumba bagirwaho igitutsi bakitwa amabandi ibyo bishimangirwa n'ikiganiro Pastor Mutesi yakoze mu majwi mfite hangange yo guprengera abantu bakumva avuga ko bibye abantu anahamya ko ari amabandi icyo kiganiro kiri kuri channel ntagiye kuvuga aravuga ngo twabaye amabandi byo oya ni kuri Nkunda Gospel ni kuri Nkunda Gospel umujyamba wacu n'inshuti yacu nta kibazo ngereka mbabwire uko nabikoraga mbabwiza ukuri rwose twarabibye ngewe rwose mbabwiza ukuri abakristo twarabibye twabakubitaga none si untumira ukambwira ngo ndashaka ko bankuriramo amafaranga ubwo si ukubiba hari aho wabikoze nje hamwe se habiri se atatu hari wakibwiye ngo ngewe ndamenyo y'Imana irakaze ngo namenyo y'Imana ubundi Imana igiye kurya ubundi hari imirongo yo gukuramo bana amafaranga biremwe nonaha si ibya kera utazavuga ngo ntiwigeze ubimenya biraremwe birabitaha bigize gutya biraremwe za bituro by'uko biremwe zana biraremwe ku kazi biraremwe mu bana biraremwe umva uwifuza ko akazi karemwa akaba arabizanye yavuga iri ni bandi kazi yego nibyo mwese ko byemera ati hamwe se habiri se hatatu se bro ikigaragara cyo nuko Mutesi yavuzwe nyuma yaharaba barakavuga ngo bamuvuze yego ariko sinzi niba ari byo bayigirisha ariko iyo yifasha akavuga ngo ni bandi bibye abantu sirimwe sikabiri sigata ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu nta n'icyo dushaka gusesengura nta usesengura umukuru w'igihugu yego ariko ibyo yavuze abifitiye gihamya nk'umukuru w'igihugu yego none se tuvuze ngo Yongwe ari kwa Bishop Masengo yego avuga ngo urashaka visa tanga ituro urashaka umugabo tanga ituro urashaka ikibanza tanga ituro urashaka kubaka tanga ituro urashaka gukira indwara tanga ituro so visa tuzahitangirwa ni muri za ambasade ni muri migration ufite passport ikibanza no kuba ufite amafaranga ukakigura kurongora no kurongorwa no kuba ufite ubushake ugateretwa mwembi mukemeranwa hanyuma kujya muri Amerika Canada n'ahandi bigusaba nyine ko uwifite hanyuma ugashaka ibyangombwa bikaba byakugezayo nibyo koko Imana inagufasha igufasha muri izo nzira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kandi ubwo n'ububandi n'ubwesikoro ubwambuzi bushukana ibyo rero umukuru w'igihugu yabivuze abizi neza ariko Mutesi yaje akavuga ngo twarabibye nge nitandukanyije nawe witandukanyije na Mutesi nese nge ndibandi narumva ibyo yavuze ntabwo wigeze ubikoraho ukangurira abantu gutanga amafaranga gutanga amafaranga abantu bubaka inyubako z'Imana bagura ibyuma bishyure sari y'urusengero rwabo basengeragamo bagire gute ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo biremwe nonaha ngo bize gute n'ugutanga na Yesu yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa
yego ndabyumva cyane wagiye ubigarukaho cyane ukavuga uti pasiteri Mutesi wiyitiririye umugabo utari uwawe ari nabyo byateje induru byo kugira ngo mushwane bibe na skandal ati amafaranga uri gufata icyo ugambiriye ni ububandi yego ati nta mugabo wapfushije icyo ugambiriye ni ububandi n'ibimenyetso ibyo byose iyo atanze ubuhamya bw'ibyo yavugiye mu rusengero yego ntabwo bijya kure y'ibyo yavugiye muhiri wiwe none se ari muhiri we no mu nzu y'Imana akwiye gutingwa ni hehe ari muhiri we ibyo yavugiye ku Isimbi TV ku Isimbi TV yahavuze ibyiza yarubatse kuri Ngunda Gospel arisenya urabyumva neza ku Isimbi TV yarahiyubakiye avuga ko yapfakaye avuga ko byageze gute nibyo tubyakire yende yabuze uwo bakundanaga tubyakire ariko kandi anatangaza n'amafaranga yo muri arizo yo muri Amerika yo gushyingura none se ari ibyo yavugiye ku Isimbi TV nibyo yavugiye mu rusengero ibyo kubahwa nibihe byo kubaha Isimbi cyangwa twubahe mu nzu y'Imana uriya ngo umuntu wibiye mu rusengero ngo nta nahana atakibira biriya rero ni ibihamya bigaragaza ngo abayobozi abashumba b'isengero ni abajura buriya Mutesi ibyo yashatse kuvuga buriya Mutesi yashatse kuvuga ko ari wagize ngo hari umuntu wakongera kumaga tutike muri iki gihugu muri uyu mujyi wa Kigali yarumvise kiriya kiganiro kubera iki uratumashyira mikoro hasi Mutesi nta hantu yabwiza wowe ushingiye ko none se umuntu utazigisha abakirisitu gukunda umushumba no gukunda itorero ryabo no gutanga kimwe mu 10 n'amaturo no abashyigikire mu bubandi se Bibiliya iravuga ngo nimuzane kimwe mu 10 n'amaturo mu biko bw'inzu yanjye mweko nazabagomora imigisha yose mukaburaho muyikwiza Bibiliya ikongera kavuga Paulo aravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa yego wabyumvise yego ijambo rero biremwe nonaha ni ijambo Imana yabwiye Yesaya uri kuryubaka rwose nawe rwose ari video biremwe nonaha si ibya kera utagira ngo nari imbizi utavuga ngo wari ubizi byari bigize gute biremwe nonaha zope widata haleluya bivuze ikirero bivuze ngo hari piyesi y'Imana itandukanye n'izindi kuguha ijambo biremwe nonaha ni ijambo Imana yahaye Yesaya Yesaya kandi tumwemera nk'umuhanuzi w'Imana rero bivuze ngo Mutesi akwiye kongera kugaruka akavuguruza ikiganiro yakoze kuri Ngunda Gospel kubera iki akomeze ashyigikira amabandi nkamwe niba ari bandi rero nakusanye amafaranga y'abandi yibye yose yaba amanyarwanda yaba amadolari yaba amapawundi ibyo bihumbi byose izo miliyoni zose nazikusanya zizane azisubize bandi abanza yagarure se abanza yagarure kugira ngo umunyabyaha wihana abakwiriye abari mwiza kuruta ukomeje kubitsimbararaho uyu munsi niba ari kubashyira hanze mwebwe ba Claude mwebwe ba Yobo cyambere banza wumvese niba abantu banza wumvese dutegereje kubona Mutesi yambura ubupasiteri kubera iki pasiteri wamwimitse ari Bugande Mbarara arimo arayasaba Bishop Papias yego ariko nta nimero yegede mwuka agira Imana arimo arayasaba arimo arayasaba ariko Mutesi kuvuga ko ari ububandi kandi nyine banza wumve Mutesi urumva yego Mutesi ni wa muntu ukeneye kwiyambura ubupasiteri kubera iki bitewe nuko yatangaje ko yego yakoze ububandi bwinshi mu nsengero abwira abantu ngo biremwe nonaha si ibyakira nimuzana amafaranga rero ndibwira yuko jewe ku rwanjye ruhande ibyo yavuze nitandukanyije nabyo bitewe nuko wowe ushyigikiye ibyo yavugaga ko kuko nawe ubivuga ubeshya abantu ko biremwe nonaha Imana ifite piyese bigiye gukorwa bigiye guhinduka bishya ukomeje kubeshya abantu muri ubwo buryo ntabwo ari ukubeshya uracyakomeza kubihamya ko ari ibitangaza by'Imana koko none se Imana ni Imana reka Imana ni Imana ishoboye byose urumva ye nk'umugize amahirwe nkibonera Bishop Papias umushumba wimitse pastor Mutesi sengo kandi yaramwimitse ngo kandi atari byaragenze uko telefone nta yiriho bamuhaye certificate ngo y'igicupa urumva jewe yego ndaje mu kanya dusesengure muri iki kiganiro
hari ibintu buriya mwebwe mugira tureba tukabica amazi. First of all reka duhere mwaba mwibuka ko Pastor Mutesi yashimye Bishop Mabure Mutaganda ngo yamubere professeur mwiza cyane, umwarimu mwiza. Wabubyibuka? Ndabyibuka cyane. Urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Uyu Mabure rero yaradivorosheje n'umudamu we wa mbere. Yego. Amaze kudivorsa n'umudamu ariko akaba yarigeze gukundanaho na Mutesi n'ubundi. Mu rukundo. Mu rukundo mbere kera. Kera. Hanyuma Mutesi abona ko bitazavamo. Ubwo ashakana na Rugana Intwari. Yego. Wa mugabo wa kabiri. Yego. Mabure ubwo abahunga. Abagiye ku ruhande. Ariko Mabure akaba atabwije ukuri Mutesi. Yego. Mabure yari atarabona divorce. Biri muri procedure. Biri muri procedure. Yego. Mutesi aravuga ati gese nzategereza umugabo udafite divorce ngo tujye kubana. Ikindi kandi ndabona rwose guyange itajyanye n'Amabure ntago byavamo. Nyuma yaho rero uyu mugabo yaje gukora divorce n'umudamu we. Arayibona. Yego. Ayibona Mutesi yarashatse. Mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo hari Kibagabaga papa. Yego. 2022. Hanyuma yaho rero yaje gukora ikiganiro mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. Yego. Avuga ko akeneye undi mugore, ko umugore azabona rwose ni umugore, ariko iki kiganiro ntacyo ufite mana yanjye. Kwa Baraka ndabyibuka kwa Robert. Ani cyakorewe muri Ararume. Oya cyakorewe iwanjye Gasanze. 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 Urumva? Cyakorewe iwanjye Gasanze. Yego. Ayo ni amagambo Mabure yivugiye ku giti cye. Avuga ko akeneye undi mugore mwiza. Aravuga ati nkeneye undi mudamu. Ati Mutesi yaranshitse. Urumva? Hanyuma asobanura ukuntu yamaze imyaka 10 n'ingahe mu gitanda umudamu adashaka kugira icyo amubwira. Nta kintu kiba. Wabyumva neza? Ndabyumva cyane. Ngo yamwimye uburenganzira bwo mu gitanda. Ngo yakoze divorce ngo nta mibonano arakora. Urumva? Ibyo rero yego nibwira ko nabyo abantu baba bakwiye kubimenya. Telefone gatanyine rero mu kiganiro bamwita Manuel cyari ariko nabona Baraka arakigaruye mu minsi ushize. Urakira wenda na telefone cyangwa uri kuganira n'umugore abiye kugaragaza ko habayemo kwicuza mu byabaye yandi imbere y'Imana yamamagaye nta munsi n'umwe arampamagara. Kuba mwatanga munsi n'umwe arampamagara nta munsi n'umwe Imana yo mwijuru nkorera irabizi. Nta munsi n'umwe arampamagara ariko ngewe cyumweru kirashira nkamuhamagara nubwo atanyitaba ariko aperi yanjye arayibona igacika nkahamagara 2-3 igacika ndetse ndanamusura nkaje mu rugo nkareba ko hameze nkasuza abana bari mu kiruhuko bamwe bari mu Rwanda nkabasuhuza bari byo muri vacances nkareba n'abapangayi bo mazu yacu nkabasuhuza ngeze nkagera mu rugo tukabana nibwo gusa batishimye ariko ngiye banateye intambwe nkamwegera. Nakunze kuba mu Mana cyane kandi nihanganira ibintu byinshi ngira impano yo kwihangana cyane iyo ndayigira nawe arabizi ko nyigira ni gake ushobora gutuma ubona ndakaye cyangwa se wenda ngize ikintu kinkora ku mutima cyane kikandakaza muri njye nkunda kubabarira nagumyaga gusenga mvuga ndi wenda harazahinduka hari ibintu Imana izamusura imugenderere cyane ko atigeze ajyana mu rusengero ntabwo yakundaga kuza mu rusengero niyo nazaga mu myaka yose 20 umushuma ntabwo igeze tujyana mu rusengero. Ibi byose rero byambere imbogamizi zatumaga ntakora umurimo w'Imana neza ariko kuba twamara igihe kinini tutahura nk'umugore n'umugabo n'ubundi nashatse umugore wanjye ntaramenya umugore kuko nashatse nkuze imyaka y'ubukure ntago kumara imyaka ya 16 nta mugore ubundi nayo imaze imyaka myinshi n'ubundi narongoye nta mugore yego ibyo rero byatumye mbasha kumainteninga ubuzima bwanjye naramuhabariye madamu wanjye naramuhabariye nawe mvuga ko atari we kuko nta kuntu umuntu nkanjye wareze abana nkabakuza sinigeze mbima ikintu na kimwe. Madamu wanjye namwigishije secondaire na université abana banjye 3 biga muri kaminuza 2 kaminuza z'i Burayi umwe yiga nawe kaminuza yo mu Rwanda kandi n'umwana muto yari mu wa 4 secondaire umva ko bana banjye ndabakurikirana kandi ndabakunda domemo n'umugore wanjye ndamukunda kubera ko mwifuriza ibyiza ukunda se muratanga
mama abana bato babana na mama wabo ariko nanjye nyuzamo nkabasura nk'inshingano z'umubyeyi nkamenya uko bameze nkamenya ko n'abana bakuru birumvikana kandi n'uwa gatatu ariga kandi akanakora n'umurezi yego umwana muto rero niwe ukiri ku ishuri kandi muri boarding yiga neza nta kibazo afite umugabo ahura he na Mutesi abana nibo bakwakira cyangwa bakirwa n'umudamu mwabaranye ndetse Mutesi yagiye mubwiye ko namuhamagara ntamfate ndagenda nyine nkabasuhuza nk'umubyeyi abana bakamubera nkabera ku rukundo imwe mbashyire nk'udukado cyangwa utundi tuntu mu mubyeyi ntabwo najya kureba abana nta kintu mfite natuma nyine ninjira mu mwanya wa divorce kandi nta bitekerezaga nta nabyifuzaga niyo mpamvu nakubwiye njye nyuzamo nkamuhamagara nkajya musura ariko we n'ahantu ndi ntabwo ahazi ntiyanampamagara wumva rero ko njye naramukunze ariko we ntiyankunze niko byangendekeye nyine ikintu kijya kimbabaza rero nuko ibyo nagomba gukora nk'umugabo nabikoze ariko tubana ntiyabihaye agaciro nicyo kijya kimbabaza icyo nicyo cyambabaje iyo myaka ntago 16 utabana nawe nk'umugore n'umugabo ariko muri mu nzu mwarakoze divorce yo mu rugo nk'imyaka 16 warubanye ute nawe mu nzu rero ko nabaye nawe mu nzu njye ntabwo ko ndi umukristo kandi nzi kwihangana nzi no kubabarira nzi kuba mu bihe byiza aba no mu bihe bibi nta muntu wamenyaga amakuru yacu nta muntu wamenyaga amakuru yacu nayo ndi kuzenguruka n'ikibucece ndi gusenga ubu turajya muri divorce y'umugore wundi yashatse nyuma y'ikiganiro kandi ndagusenga nari kumusengera najya gusenga mubona wenda najya mwereka nkabona ubona distance avordoise nko ibirometero nka 5 ureba umuntu umva ko ari kure avordoise urabyumva umuntu ubarize physique na hantu donc urenze imisozi hari nta kintu obstacle kirimo namubonaga ndi gusenga nkabona nko mu birometero 5 hagati yanjye nawe nuvuga ngo nta huriro na rimwe nabonaga tuzahura ariko madamu yashaka azashaka nanjye kandi nigiye nikigera nkabona inshuti nkabona yakwiriye nanjye nzabwira umuntu werere mushyigikire umuntu ayiruke yego muzabutaha rwose ariko baratuzi ko twabanye bana baratuzi hakuri imbere yacu bazi wihangana bazi utihangana bazi umunyamakosa bazi utarakoze ikosa kandi ngiye nakomeje kuba muri ubwo buzima imyaka 16 mba mu rugo rwanjye nkarusohokamo kandi nkora responsibility zanjye kandi mfite icyo kibazo ngaragara nk'umugabo ariko ntari umugabo w'urugo ko ntabwo nabyitayeho ubwashize ari umuntu wampaye amakuru mbere yuko dukora ikiganiro umuntu wamuje nawe yari yambwiye ngo reka nguhe fiance Mutesi nimba wateretanye na Mutesi ushatse cyangwa umwana mwiza kandi ikindi Mutesi ni umudamu ugira ibitekerezo byiza wenda yagize ikibazo cy'urushako nk'abandi bose bavuga ko ari we bagusengera abantu benshi barabivuze niko babibonaga ko twasabanaga nk'inshuti yanjye reka nizere ko mumeze neza nizere ko muri Mutesi wamwumvise ko aje namwumvise iki kiganiro muze kugishaka mu katakano mu gishake mu katakano kiri kwa Baraka cyangwa ndaza kukiwa mu kisabe ndakiza uyu mugabo amaze gutandukana n'umudamu we yego twagiye no ku rukiko asomerwa n'umudamu we twari duhari n'umudamu we yari ahari wa mbere yego Kibagabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo urukiko rwavuze ko abana bataruzuza imyaka y'ubukure abana batararangiza uwa 6 segonderi baba bakiri mu biganza by'ababyeyi ari wo munani wabo ndabyibuka neza hanyuma bagira aho bagenera Mutaganda Aimable ku bijyanye n'imitungo urukiko rubivugaho yego ko ubwabo bagomba kwicara bakagabana Aimable afata ahantu hari urusengero yego aho bita mu Waruraza muri Bumbogo mu kagari Kangara ndetse n'ubutaka bwari buri Masaka n'ubutaka buri Masaka
zamutse mu biryo ukazamuka hejuru usa nk'ujya makadami ugahita ukata gutya ureba za Mwogo mu Bugesera aho bita mu Rugunga ubwo nibwo butaka Mabure yatwaye. Yego. Ubwo umugore nawe bagira ibyo bamugenera. Umugore nawe yafashe inyubako zaho batuye Ikinyinya n'indi nzu iri mu Ngara hejuru muri Bumbogo. Ibyo bijya mu maboko y'umudamu. Ariko kandi haba umuryango umwe mu miryango y'ubucuruzi yo ku mihanda Mabure yafashe agabana n'umudamu we. Yego. Nyuma yaho rero kuko bari bafite inzu bari bamaze kugurisha indi nzu. Yego. Hano ugeze kuri Centre de Santé ya Kinyinya usa n'uwinjira muri Doce Vere umuryango usamuka usa n'uwinjira muri Doce Vere mu kaboko k'iburyo gutya yaguzwe n'umuntu umwe w'ibirokoroko gutya ibirokoroko n'inyenyeri ibirokoroko n'inyenyeri ibintu nk'ibyo tekinike kwaje kwa pra kugira ngo abana babo bajye kwiga hanze. Yego. Nabyo nibyo kubashimira kuko bakoze inshingano nziza bakoze inshingano nziza z'uburezi. Mabure rero nyuma yaho amaze gutandukana nibwo rero yicaye kuri Baraka TV arampamagara aritereka ni nanjye wamuhamagaye ndabugana ariko kwatandukanye n'umugore. Yego. Kumbona abantu benshi baza kuri za kamera we waje kuri kamera agahinda n'umwabaro ufite bikarangira wabona Imana iguhuje n'umuntu kazi ukabona ko waho hakura PS yanayibonye. Yego. Baraka icyo gihe yaje mu rugo iwanjye kundeba igasanze ngo dukorane ikiganiro. Yego. Hageze nabugana ariko Ruben uzi ko ari umugabo w'umushumba wakoze divorce ejo bundi muri iyi minsi ishize yicaye kuri kamera yatanga ubuhamya hakagira imitima y'abantu iruhuka. Yego. Yicara kuri arazaza mu rugo aza ari umuhamagaye araza akora ikiganiro kuri Baraka TV. Yego. Na Ruberi Nyonsaba. Izira Mutesi mwaryumvisemo yashoboka kandi nawe wari wabwiye yahise abona abagore benshi abo mu Rwanda mu ntara zitandukanye mu Rwanda abona amahanga Canada Amerika Australia mu Bufaransa mu Bubirigi bakomeretse imitima bose abagore bakomeretse imitima baravuga bati tubonye umugabo ye kuduhoza amarira uwo mugabo yabonye abagore papa yabonye abagore uwo muri iyo minsi yarabayeho neza yarabayeho mu icyana cy'ingagi yarabayeho ubuzima buruta bw'icyana cy'ingagi mu birunga. Yego. Hanyuma ariko mu bagore bose bavuganye icyo gihe aza kwemeranwa n'umugore umwe w'umunyamerika kazi. Bahana gahunda n'umugore batahuye ngo basuhuzanye mu biganza. Yego. N'umugore barebanaga kuri video call gusa bisanzwe. N'umugore bavuganaga kuri WhatsApp call. Yego. N'umudamu batigeze bicana ngo bafatana agafoto. N'umudamu batigeze basohokana ngo basangire fanta baganira iby'urukundo n'uburyo bagiye kubana barambagizanya. Wapi barambagizanyirije kuri telefone online papa online. Noneho uyu mudamu umudamu w'umukirisitu avuga ati numvise ibibazo wahuye nabyo mu rushako narakubonye mbona uri umugabo rwose ukuntu sava ntacyo byaba bitwaye umudamu rero bumvikana igihe cy'ubukwe batarahura umudamu yohereza ibyangombwa kugira ngo bandikishwe mu murenge bandikwe mu murenge bazasezerane. Mudamu ageze mu Rwanda rero ku kibuga cy'indege yakiriwe na Pastor Mutesi Aimé Prudentiel n'uwo mugabo nyine wiwe Mutaganda Aimable Bishop ku kibuga cy'indege. Urumva ko umwandiko Pastor Mutesi awuzamo azamo nk'umushumba wo kubihesha umugisha azamo nk'umubyeyi azamo nk'iki mu yandi magambo Mutesi yaje ibintu byose yabyorganizinze babishyize ku murongo wa telefone barakoze inama kuri telefone muri business yo guhuza abantu n'abantu. Hanyuma mudamu yaraje mu kwezi kwa gatandatu. Yego. Yaje mu kwa gatandatu mu matariki rwose yabugufi cyane yo mu kwa gatandatu araza hanyuma aza. Yego.
ageze i Kanombe yakirwa na Mutesi yakirwa na Mabure umugabo we nyine baranahoberana bajyana mu birere bashaka kwikubita hasi hariya kuri kunuze hari imbere y'ikibuga ku kibuga rwose hariya kuri dispatcher hariya abantu basezera abandi binjira hanyuma rero umudamu ahita ashaka aparitema kujyanamo n'umugabo urabyumva neza ya aparitema yashatse ni nayo bahise baturamo ya nyubako muri icyo gihe bitegura ubukwe bayibamo wabyumvise yego basezeranira mu murenge witwa Mareba mu karere ka Bugesera yego umurenge wa Mareba damu witwa Chantal executive w'umurenge wa Mareba icyo gihe ubwo nawe wari bari hafi birumvikana wabyumvise basezeranira mu murenge wa Mareba mu karere ka Bugesera yego hanyuma tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu yego 2023 nibwo basezeraniye muri rwa rusengero rwa Aimable ruri mu Waruraza mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali basezeranwa na Bishop Ruzagiriza Boniface ahubwo muri kiganiro ndumva ndi bumuhamagara yego arabasezeranye ngeze ngo basezeranyijwe na urumva arabasezeranya yego Bishop Ruzagiriza Boniface arabasezeranya yego hanyuma nyuma y'isezerano ibyari ukusezerana ku bana Karamata byaje kuvamo parapara imiriro n'amahwa bigenze biti byaje kuvamo ibibazo bikakaye bikomeye hanyuma ibyo bintu rero biza gutuma rwose ibibazo byitwa ibibazo iyo tariki 24 yego kwa gatandatu 2023 yego nibwo basezeranye bemerana kubana akaramata cyane timbonye umugabo kubana akaramata hanyuma rero timbonye nyemerere nibidukundira yego Bishop yafunguye n'urusengero Kongo kumeze ukuri mu gice cyemewe mu gice kirimo amahoro Mo Bishop Boniface wanjye nyakubahwa ureme Bishop wacu arega urabona uraho ndaho M23 aho ngaho mumeze mute M23 iri tope kabisa Uvira nayo yabaye tombe ibintu byose ni muri tombe mena kwambi hanyuma ndi mu kiganiro hari abana bawe barashwanye ubu bari mu kirego bari mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata nande Bishop Mutaganda Aimable n'umugore wiwe witwa Chantal Jacqueline Niyibizi umugore we mukuru oya umugore we mutoya wa undi wasezeranyije cyambaye inkuru ya umurundi nuko rwose uba muri Amerika bari kubura niki Mabure yagize gutya afata umugore amwinjiza mu buriri bw'umugore wiwe umugore aba muri Amerika azana undi mugore ngamuryamisha mu cyumba n'umugore yaje kuri kamera arabyemeza aravuga ati Imana imbabarira aciye inyuma umugore w'abandi Chantal mbabarire namuciye inyuma ndyama mu buriri bwe umugore abyumvise abibaza Mabure ati reka Mabure ahita ajya gusaba divorce mu rukiko ko bataraburana ntabwo wabajya hagati nk'abana bawe washingiye ukabwira ati kuva mvutse kuva mbayeho nitwa umushumba sindashingira umuntu ugira divorce Mabure unkojeje isoni wareze ne Mabure arega ubutane mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kubera ko bari barasezeraniye mu murenge wa Mareba i Bugesera niyo mpamvu Mabure yakijyanye i Bugesera mu rukiko nta no kukubwira mubyeyi iri ni ishyano ni ishyano rirenze kuba ishyano rwose niyo mpamvu uvuze ngo nguhamagare ndi mu kiganiro kuko umugore ari muri Amerika undi ari mu Rwanda niba intege nke zaramwinjiye yamusabye imbabazi
twarabimubwiye twagerageje kumwicaza mabura atubwira ngo nta foto nta cyabaye birangira mabura avuganye n'abakirisitu biwe ndabara abakirisitu be baramubwira bati mushumba baragushinja umugore uyu n'uyu bati harimo na wa mugore witwa Mama Kereri mabura avuga ngo ya ntabwo ari Mama Kereri ngo ni Mama Keria ngo ni Mama Kereri birangira uwo Mama Kereri aje kuri kamera arabyemera aravuga ati naciye inyuma umugore w'abandi Imana imbabarire musabye imbabazi ikirego rero ubu kiri mu rukiko rwa Nyamata ntacyo wakora nk'umubyeyi ugahamagara mabura ukavuga ati wa mwana we ndi kucyunyandagaza ku mbuga nkoranyambaga kubera iki reka muhamagare wa icyo kintu rwose cyaba ari cyiza mubyeyi reka muhamagare kandi nawe urakoze dise kumbwira ndakubwiza ukuri nakababaro Bishop nakababaro nagahinda gakomeye uko nuko dutaba mu nama dise Yesu we urabareko turakwa iyo tutarudia baadaye asante sana Pastor uwo ni wabasezeranye uyu ni Bishop Ruzagiriza Boniface niwe wasezeranyije isezerano rya Mutaganda Aimable Bishop Dr Mutaganda nako ngo na apotre ayo niyo rero yitwa Babandi President wa Republika wundi yavuze ibandi rishobora gufata mu diaspora akava muri diaspora akaza gatega indege hejuru y'umuntu ataza atabonye azi neza kaje gushaka urukundo akarongorwa bikarangira umuntu yamushakaga ubutunzi akamurya ubutunzi bwe ibaze nayo gutega indege uvuye muri Amerika ubutunzi se Mabure arashonje nyine banza wumve Mabure ntiyagiragaho kuba Mabure abaga mu nzu y'icyumba na saro nabwo uciye mu mazi mu gishanga cya Kami ahantu ukadukura ukuntu wabyumvise bamujyana muri apartment umugore amutwara muri etage muri apartment muri etage igeretse wabyumvise hanyuma amutwe ahubwo ibintu bihinduye isura amujyanye muri etage urumva ko yageze ku kibazo cy'indege Kanombe Mabure ataragira inzu yo kubamo yego wabyumvise Pastor Mutesi na Mabure bakiriye umugore ku kibuga cy'indege Kanombe ntabwo Mabure yari bwagira inzu yo kubamo yego yabaga ahantu mu kazu k'akaryango ikana urumva kakumba na saro mbese ku buryo ibintu byose isafuriya yo guteka n'ibiki n'imbabura byabaga muri saro wabyumvise hanyuma mu kandi kumba nako ari matora yego urabyumva ibi bintu rero bamushyira muri etage hari indirimbo Apotre Gitwaza aririmbye ngo Secyaro na Cecuru bari mu mazabira urugo rwabo rwari rwiza none rurasenyutse kera bakiri mu urumva yego kera bakiri mu cyaro baryaga umushogoro kera bakiri mu cyaro basangiraga ibijumba n'ibishyimbo ariko bageze mu mujyi Secyaro atangiye kubona umuceri mwiza atangiye kurya neza hanyuma yibonera abana batoya bafite itoto bafite amahipusi atangira kujya mu mipuri bitari ngombwa wabyumvise neza Jihad yaravuze ati ku mihanda yakuba president twivugira imipuri president ahita aseka urukiko inteko iburanisha araseka bari mu rukiko bose baraseka bajya kwitaka yego urabyumva neza abagiye muri etage niho rutugereje hanyuma rero Gitwaza aririmba Apotre ati manumvise ngesho ryanjye manareba gahinda kanjye ibyo mwingingira nuko bene wacu bakizwa kuva bagera mu mujyi n'amahoro bafite urugo rwabo rwari rwiza none rurasenyutse Secyaro ibuka kera mukiri mu cyaro kera mwasangiraga kabisi nagahiye none ugeze mu mujyi Secyaro utangiye guserereza Cecuru kubera yuko wageze mu bakobwa batoya Secyaro subiza amaso inyuma Secyaro Mabure Bishop subiza amaso inyuma aho Jacqueline Nibizi Chantal yagukuye uri muri kakazu k'ikami Mabure Bishop Dr ibuka cyagihe Mutesi yaratagushingira undi mugore ariko agushingira Chantal wi muri Amerika ese Mutesi ni amushinye nawe Mutesi baza wumvise dore ndiri uko zimeze yahagurukiye mu rugo kwa Mutesi Masaka papa bagiye mu bukwe none se ubwo se wamushingiye umwana ahagurukiye hano mu rugo rwanjye bari bumushingiye sijya umushingiye mubyeyi we okay rero Pastor Mutesi niwe mubyeyi w'uyu mudamu siko bimeze yego kuko yahagurukiye mu rugo rwe nta rundi rugo yahagurukiyemo
ashobora kuba yarazi abandi bantu yarabonaga abandi bantu kuri social media ariko yahisemo Pastor Mutesi kari umubera umubyeyi kari ugomba kumushingira agahagurukira mu rugo rwiwe hari Masaka kwa Rusagarana ubu uyu munsi ni kwa Fredina bon nabyo ibintu buvuze nanga nyine tega amatwanze kwa Rusagarana yabaye kwa Fredina tega amatwi se urumva yego babure yego ariko hari ibintu utari kutubwira iyo nkumi yazanye ikigaragara mu mashuka ya Jackie ikanayanduza hari muri ya paritoma n'umugore nabonye uranamusuye yari muri ya paritoma cyangwa amabure yashyize ku ruhande muri ya paritoma yari yesitayemo kamera se yari yesitayemo kamera cyangwa abantu baramubwiye just baramubwira nawe agira ngo wenda byarabaye muri ya paritoma aho niho byarangiriye urumva yego aho niho byarangiriye arabisoza neza cyane urumva yego hanyuma rero bitewe nuko yego icyo gihe muri aparitema niho ibintu byahise birangira tekinike tubwire ubukwe burangiye byagenze bite kugira ngo bize kuba uyu munsi byabaye induru ifoto z'amabura ahantu hose turi kubona umugore ngo yasambanyije nk'umushumba umuntu ufite itorero uyu munsi ufite abakristo be umuntu ufite itorero uyu munsi yego itorero ntabwo rigihari ko afite abantu be umva se umuntu ufite abakristo wowe umva urukiko urubanza rwamaze kwakirwa n'urukiko gusaba gatanya urubanza ntirwakiriwe rwahawe na nimero rwahawe na nimero hasigaye iki na email n'ibiki byose ubwo nyine itariki bategereje kubaho itariki case number RS ntago ngiye kuyisoma ariko TB Nyamata yego wabyumvise wareze ninde gusaba ubutane bwa burundu ndakubwiza ukuri uwitwa amazina yavuge n'ubundi amazina yo tuyirayavuga Mutaganda Aimable uwo niwe bishop umuhungu wa Gakwaya oya amazina y'ababyeyi yihorera ndamuretse abantu hari izina ry'umubyeyi muri ndahasimbuka adresse zaho arayivuga defendant Jacques Chantal Niyibizi ndayambaje yego n'umugore we yego n'amazina yabo ngayo ababyeyi ba Chantal yaretse yego nayaretse impamvu yo gutanga ikirego cya subject matter gusaba ubutane bwa burundu ikiregerwa incamake y'ikibazo nyivuge incamake y'ikibazo yego muri make muri samari icyo ababuranyi bavuga kuri kibazo bavuga ibi bizasuzumwa ibyo urumva hari ibyo batanze cyangwa se ibyo yatanze muri system ko byose ntibigaragazwa icyo ahisemo ko ikibazo gikemukira muri mediation cyangwa se nyine mu butabera bwo buzakemura ikibazo ikirego cyarakiriwe cyane noneho rosasa ikirego kimaze kwakirwa yego turebe nge ndibaza ikibazo kimwe pastor uwafashwa asambana niwe wagiye gusaba divorce cyangwa uwo baca inyuma niwe wakasabye kirego wagasabye divorce nyine urumva uko ibintu byagenze cyangwa misiyo ye yararangiye avuga ati ibyo nari nkeneye ni ibi ngibi uko ibintu byagenze ikigaragara cyo ni kimwe yego umugabo ntashaka kubana n'umugore kubera ko akamuzi nyine urumva yego umugabo ntashaka kubana n'umugore we arumva icyamufasha ari uko batandukana ni uburenganzira bwa muri uko gutandukana rero imyaka 5 irashize kurya imitungo bazagabana oya uretse gatoya naje urumva banguka tubwire banguka reka tugende rero sasa banguka ducamburiye turimo ubwo intego turi hehe umukobwa wa Pastor Mutesi yego
urugo rurasenyutse urwo narwo rurasenyutse si umukobwa w'ubwo ni umukobwa se yasohokeye mu nzu ye cyane inyandiko itanga ikirego n'umwanzuro w'urubanza yego imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata yego urega Mutaganda Aimable mwene Isereka Mwihorere na Kareka Mwihorere wavutse yavukiye reka tubireke utuye mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Gasharu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali telefone izi yarabeshya angaha Aimable yavuze itari yabeshya urukiko adresse avuga ni military yose oya yabeshya hatuye ni uzahaba nyine banza wumve se yabeshya urukiko aho yashakaniye n'umugore ntabwo ari mu murenge wa Kinyinya urabyumva neza aho yashakaniye n'uyu mudamu si mu murenge wa Kinyinya ni mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara wabyumvise neza naho atuye uyu munsi nanone ntabwo ari muri Kinyasi muri Gasabo atuye muri Kicukiro umurenge wa Masaka wabyumvise ibi babyita kubeshya urukiko gutanga adresse zitari zo kubera mu Rwanda yanagaragaye adresse nuko nyine banza wumve ndabyumva hanyuma uregwa Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje mwene amazina ababyeyi tuyihorere hanyuma akavuga ngo wavutse igiki niki avukira ibubanza mu Burundi atuye Washington DC USA muri Amerika wabyumvise hanyuma na email ya Chantal iriho ikiburanwa gusaba ubutane bwa burundu twagiye inca ibibe nibyo bita ibimenyetso kuvuga inkuru ufite ibimenyetso hanyuma incamake y'ikirego Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje twasezeranye tariki 24 z'ukwa gatandatu 2023 mu murenge wa Mareba akarere ka Bugesera nta mwana nta n'umutungo dufitanye wabyumvise nta mwana bafitanye nta mutungo bafitanye ibihe bya mbere tukimara gusezerana twafatanyaga ibibazo byose by'urugo wabyumvise kugeza ubwo yanzaniye ingenza ebyiri ngo mbacumbikire abita abana arera ndabakira mu rugo kubwo kubaha agaciro se kubwo kububaha n'umugore umwana umwe witwa Bashima ubwayo Sipiriye oya Sipiriye hari umudamu wamuvuze mu kiganiro twagiranye witwa Bashima ubwayo Sipiriye twamujyanye mu ishuri yabaye iwanjye umwaka akora akazi ko mu rugo undi mwaka ajya kwiga aba mu kigo akajya aza mu kibiruhuko nk'abandi bana bose undi mwana witwa Daniel twamufashe nk'umwana uba mu rugo twamufashe nk'umwana reka nitabe Zekeri Allo hanyuma rero izo nizo ngenza Aimable avuga ko uwo mugore yamuzanye undi mwana witwa Uwizeyimana Daniel we twamufashe nk'umwana mu rugo babyumva tumuha igishoro cyo kwiteza imbere kingana n'ibihumbi 300 y'u Rwanda naje gutungurwa nuko angaragariza ko afitiye icyizere nuko atamfitiye icyizere n'umugore abo bana nuko afitiye icyizere abo bana kundeza ari nge nyirurugo yakunze kujya ambwira amakuru y'impuha zibibera iwanjye yabibwiwe n'abo bana akabifataho ukuri nanamusobanurira akabitera utwatsi abyumvise izo mpuha zanteye guhozwa ku nkeke kugeza ubwo
byanteye stress nkabona ko ibyiza ari ugutandukana akaba ukwe nkaba ukwanjye. Bitunguranye yahagaritse inshingano twari dusanzwe dufatanya, atangira kumbwira antota kuba nkwiye kugurisha imitungo yanjye. Naramuhakaniye abifata nabi, yaransebeje mu muryango wanjye. Bamwe yarabahamagaye babwira ko nitwara nabi aho gushaka uko twikiranura. Ubu ngubu tukaba tumaze igihe kinini tutavugana, kandi niyo mwandikiye cyangwa mugisha inama ku birebana n'urugo araceceka. Wabyumvise? Araceceka. Kubera izi mpamvu zose ndasaba ko mwampa ubutane bwa burundu, kuko niba nta cyizere dufitanye akaba adashaka ko tuvugana n'umubano ntugishobotse. Wabyumvise? Ibisabwa urukiko: kwakira ikirego no kuvuga ko gifite ishingiro kuko cyaje mu buryo bukurikije amategeko. Kuvuga ko Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje yasebeje umugabo we akamushyiraho ingenza kubwo kumuburira icyizere, akanamuhoza ku nkeke yo kugurisha ibyo atunze, hanyuma akajya amwangira ko bavugana. Gutegeka ko Mutaganda Aimable na Jackie Chantal Niyibizi Ndayambaje bahawe ubutane bwa burundu, kwemeza ko twandukurwa mu murenge wa Mareba. Urukiko ruzaba rutanze ubutabera. Mutaganda Aimable yahise ashyiraho sinyatire. Iyi ni inyandiko twabonye ku mihanda. Jahadi yaravuze ati imipuri ni izina rikoreshwa ku mihanda. Yego, iyo ni inyandiko yiwe yandikira urukiko. Ni inyandiko nayo yaje ku mihanda asaba ubutabera. Nta Aimable wayimpaye, nta mugore wayimpaye, ariko jewe inguyeho ufite amakuru utemerewe gutunga. Jewe inguyeho ayo makuru yabitse utemerewe kuyatunga. Ayo ngaya aremewe. Aho wayakuye haravugwa. None se ko natoye ku muhanda urumva hari n'amajwi hunga hanga hagati yanyu amayo ntiyumvishe n'amajwi. Oya uyakina amajwi y'ibanga ndayara uyakina muri iki kiganiro. Oya ntabwo ari ay'imipuri. Yego twikomereze. Hanyuma rero ubutane wabwumvise, ariko ntago umugore yamugira icyizere amushyiraho ingenza. Nyine banza wumve. Nitugaruka twinjiye mu busesenguzi bwabo bw'ururu. Ubu twinjiye mu busesenguzi bw'ururu bwa ndani. Urumva papa? Hanyuma umugabo avuga ko umugore atamugiye icyizere akamushyiraho ingenzi ebyiri. Nyine banza wumve. Bakabana nazo arizo zamuhaye amakuru ko ngazana inkumi. Dore uko bimeze. Uri umugabo uri mu Rwanda. Yego. Cyangwa uri Burundi, cyangwa uri Bugande, cyangwa uri Kenya, cyangwa uri ahandi. Wowe ubwawe urambagije umudamu utazi, utabonye, uticaranye nawe, mutasangiye fanta, murambagizanya ngo muganire, muvugane icyerekezo cy'ubuzima mwenda kwerekezamo. Uyu mudamu ntabwo yigeze kubona ngo mwicarane agira ibibazo kubaza, mwicaranye amaso ku yandi murebana. Mufashe umwati ndashaka kurongora, ndatura umugabo mwiza, ndagukunda, uragahoraho, niwe mugabo mwiza, yo bebe, honey, darling, urasa neza, uri umugore mwiza, uvuga neza, yo nkunda ijwi ryawe mugabo mwiza. Wabyumvise? Ayo namwe mu magambo ari mu mukwege muri Amerika cyangwa Australia cyangwa Canada n'ahandi. Amanuke atega indege aze. Wabyumvise? Ndabyumva cyane. Nta kuzi, ntiyakubonye, ntaza uvuka, ntazi inkomoko yawe, nta. Ibyo byose
nta cyokera ntimwicaranye ngo umwe wumve impumuro y'undi niba umwe ari ukurunuru niba umwe afite harya wa munuko bawita muki ni iki igikara niba umwe nuka igikara ngo mwicarane byibuza niba ntimuricarana ntabwo mwigeze mwicarana ngo umwe yumve niba umwe nuka igikara cyangwa undi atanuka igikara wabyumvise neza ibi rero ni bimwe mu nzitizi no mu ntambamyi zishobora gusenya umuryango wabyumvise yego umugabo ari mu Rwanda kandi Karaveri akeneye kumva Karaveri akeneye gukaraba neza akumva uko Yesu agira neza akeneye kumva uko Yesu agira neza mu rushako wabyumvise Karaveri akeneye kumva uko Yesu agira neza mu rushako Karaveri akeneye Marita yego wabyumvise neza Marita rero nawe ari ikantarange Karaveri nawe ari ikantarange kugira ngo Karaveri na Marita bazongere guhura ifata umwanya muremure cyane ni umwaka rimwe mu mwaka ni ikibazo rimwe mu mwaka wabyumvise papa rimwe mu mwaka ni hatari cyo kiracyumvise nacyumvise kwihangana umwe ari bishop undi ni Reverend Pasteur wabyumvise ndabyumva bishop wabasezeranye wamwumvise iri si ibimenyetso tuba twizanira bimwe mu bimenyetso dore ngibi yitwa Bishop Ruzagiriza Boniface umushumba w'amatorero ya Pentecost Holiness Church mu Rwanda Holiness iri ku isi hose usibye ko bayambaye n'ubuzima gatozi mu minsi yatambutse yego RGP nihangane nibyo turabihanganisha ni umubyeyi uyu ni umugabo mwiza ni umushumba mwiza ni umubishop Ruzagiriza Boniface ni umubyeyi mu yandi magambo ntihumvise ati kuki batabimbwiye wabyumvise ndababaye kuki batabimbwiye so gahunda yo kuramya ni rimwe mu mwaka gahunda yo kuramya uri Imana nyiri nukuramya uri Imana nyiringabo isi yose yuzuye mo ariko siko nukuramya cyangwa no guhimbaza nukuramya bari no guhimbaza wapi no guhimbaza guhimbaza no kwishima kuramya ni umubabaro ugakoma amashyi wabyumvise nta muntu unamunamya akoma amashyi bobo no guhimbaza cyangwa no kuramya cyangwa no guhimbaza gahunda kwa tekinike nyine Margarita iyo Marita yahuye na Karaveri nukuramya cyangwa no guhimbaza nabahimbaza Imana bora yuko guhimbaza nukunezerwa Bibiliya iravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi uburiri bw'abashirongoranye bwe kugira ikibwanduza yego kuramya rero uburiri bwa Bishop na Reverend Pasteur kazi bwaranduye bwandujwe niki guhimbaza gahunda ko arimo bwandujwe n'umugore witwa Mama Kerere yaje kuri kamera arabyemera abisabira n'imbabazi kuki uyu munsi umugabo tutamuha imbabazi egadi nyine baza wumve umugabo yarahubutse hubuka gute umugore yafashe amakuru yafata mu biganza kandi yari amaze igihe gitoya avuye mu Rwanda wabyumvise umugore yavuye mu Rwanda mu kwa 7 mu kwa 8 ejo bundi yego iki kirego urabona ko umugabo agitanze kuri 17 z'ukwa 11 yego urumva mu kwa 10 niho umugore yabajije umugabo tariko ko mfite amakuru atari ivumbi yuko winjije kuburiri bwanjye buzanaho amahabara umugabo atoya ati nta foto nta cyabaye urumva nta foto nta cyabaye nibwo hasohotse cyitwa amajwi azanamo abantu bamwe bahumekwaga muri ibi biganiro urabyumva neza muri ayo majwi rero batangira guhwihwisa ayo majwi atangira guhwihwiswa urumva nawe ubo yatayemo nanjye mba nyatayemo wavana ntiyanshika urumva umubyeyi se Pastor Mutesi yakoze iki ngo urugo rwonge urugo rwanjye bararushenye amakuru amakuru yahise ashirana ndi kugura izindi tega amatwi yumva umugore witwa Mama Kerere uramwumva nawe nahise shakisha hasi hejuru ndamuzana mu kiganiro Yawe rimwe ndamuze namani mubwira imigambi yabo bacu
sha Esperance rwose uzi ko twabanye mwana wanjye ntagizemo umuntu mubi abarangije urugo rwanyu umugore wanjye abyifata ngo nukuri abarusenya mbese umva maneko mutuma no ko maneko zakugenzeho cyane ngaba byose ibindi bimeze gute njyewe ndashaka kuzabwira mani nibwo bwa mbere nzaba mvuganye nawe urazi ko niyaje mu Rwanda ntavuganaga nawe ndashaka kugira ngo amenye iby'urugo rwe amenye n'abanzi be barusenya yego reba umugore yakundaga kudodeshaho amaribaya mu birembo nge sinanamuzi umugore arahariho mu birembo ndamubona urumva kuntu inkuru zose ngewe nzifite ufate na mama Runo ufate na Sadesi yego ufate na Dani ufate na wa mugore bajyaga bagushinja ngo ni mama nde muremure bagiye gute abo bantu nibo bahiritse urugo rwawe mama Keri ufate n'akandi kagore kigasanze bari kuvuga ngo mwarabyaranye ni timu yawe y'isheni nihiritse urwo rugo akagore se bavuga ngo kabifite uruhare rubi ngo umugore urumva yihuje nabo avuga ngo uburyo wabajyanaga kwa banyangiriki ani ntuza ni akagore kabaga ku rusengero ora cya kigore cyakunda kubyina giti gisamabuno ni uwo nguwo nawe ni mu bantu nyine bashakishije byatari na mama ntuze wewe wa wundi wari ufite umwana w'inzobe wa wundi wari waransimbuye agukorera wajya ninde umuntu w'inzobe bangana gute reba umugore w'inzobe muremure si wo mama Keri yase ni mama Keri yazira umugore wari ufite umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu umukobwa arimbaga mu mama Keri nuwo yewe umugambi rero bawucuze gute umugambi barifashe ubwabo bavuga ko Sadesi azahamagara umugore wawe barishishije mu buhanuzi bakabirika bakavuga ko uri umusambanyi yego Dani wawe akabyemeza nk'umuntu mubana mu rugo yego urumva umuntu mubana nawe n'akaga mukobwa wanjye ntazabihakana omba barabicize nyine ntazabihakana none se nuko byagenze hahandi mama Runo yafata inzira ajya kuganiriza wa mugore wo mu birembo avuga ibyawe byose umugore ahita avuga ngo aramusubiza ijambo yaramushubije ngo umugore wamushumba byose arasenga Imana arabizi ni umugore ukuze nawe azabishishoza birizi ariko wumve ko n'uwo mugambi bawumucishijeho n'uwo mugambi bawumucishijeho yego rata nibyo ngewe naguye mu bintu ntazi ndengana umugore aranyahira yaranukaguye ibintu byabaye ibintu ntazi ngendanze nkavuga ati mami nimba ari umuntu wasenze Imana umuntu ukuze wubatse abitaka yakagombye gushishoza atitaye ku buhanuzi Esperance uko twabanye biyaritse njya mbijya murabizi umwana wanjye kugira ngo abantu bajye kumbeshera bansengera urugo narababwiye ariko nk'ibyo bintu kuvuga ko atigeze anereka nk'umugore wibanaga twabanye imyaka ingahe narababwiye byagezeho bantera n'umujinya babivuze babiganiriyeho bitambwira mama Runo ndamwibwirira ngo urumva ubu sayizi nubwo mushumba yatambana umugore yabifata nk'ibisanzwe kuko nimba ashobora kumara umwaka umugabo wabanye n'umugore kwifata biba bigoye ibigusha biba ari byinshi ari umuntu usenga Imana uzi ubwenge ntabwo yagwishwa n'uko umugabo yasambanye kuko umugabo uzihangana yarabanye n'umugore akihangana umwaka ni 1% ahubwo bazasenga Imana asakiriza y'umugabo abantu bangiriye ishyari nyine bagira ishyari baramucengera niyo mpamvu rero bahise nyine bacunga na Dani barayimubwira umugambi bawupanga nuko ibyo bintu babikoze yarambye ni nuko ntajya nshyikirana na mamini no kuza mu Rwanda arazi ko ntigeze mvugana nawe twahuraga ku rusengero gutyo ntabwo nigeze nganira umugore nayimubwiraga nayimubwira ni njye ibyo bintu uvuga ntabyo nzi abo bantu ucira ntabo nzi nibakwereka amafoto y'umuntu twajyanye iwanjye ngo mu cyumba cyawe twavuga ngo nazanye umugore mu cyumba cye niko bamubwiraga uwo amafoto nibayerekane berekane uwo muntu ari mu cyumba cyanjye berekane tujyane babyerekane urumva ni ibintu bacuze kera ngiye ndabizi yenda akakuzahamagara mamuze nawe mubwire ayo magambo yose ngiye reka mubwire zaguza nawe zamuhamagara mubwire ariko yarandakariye ibintu ntabwo binyoroheye uzamuhamagara mubwire ati zamu
arongera arashaka ko muganira nibwo bwa mbere mwaba muganiriye kuva waza mu Rwanda. Ibintu byacuzwe n'abayaba nazavuze uyu mugore umva amagambo yo hanze akagenda yangirika ubundi ibintu byaturutse ndashaka kumenya ko ariko navuga nti abantu bana yazanye mu rugo niba barimo kugenda bagira gute basesereza abantu baza babakoresha kugira ngo urugo rwanjye rusenyuke baruhirike yereka ngende iyi Masaka ngo umugore ngo munazanye umugore ngo mu cyumba cye ngo abantu bayise nabitinyuka kumujyana mu cyumba cye wari unaniwe kuba wamujyana guca abashyitsi nabitinyuka ntabwo za n'amaroge nahari niko muco uri umugabo utazi ubwenge uyobeho rogizi n'amaroge navuze ntirebe uyu mugore mva amagambo ndi muri Afurika niyo nagira muri Amerika twakomeye tugashwana nabura 5,000 byo kwishyura rogi cyangwa 4 mu rugero. Imagine kwera abantu bakamupanga akabyemera ngo n'abashyitsi ngo n'ibiki ngo n'abaheye ngo nzabaza mwabyumvise damu ibimenyetso ntibyuzuye ibimenyetso biruzuye ariko twabonye inyandiko itanga ikirego amajwi arabonetse umudamu yize kuri kamera uyu mugabo aravuga ati nta foto nta cyabaye umudamu nyuma yo kubyemeza umubyeyi se mama Kerere yaje kuri kamera ariko atazi kaje muri iki kiganiro dore amagambo yatubwiye romuteza agatega ariko ntabwo ubwo uri muri abo ngabo bari kumukoresha se kuko uwo mugabo avuga ko kandi narabimenye mu nyuma uyu mugabo ari kuvuga ko mama Kerere nawe ari gukoreshwa nawe ari kubivuga ko uyu mama Kerere nawe ibyo bintu abiri kandi ibi bintu nawe mama Kerere ntabwo nge ndi ku ruhande rw'umugabo ibyo mama Kerere avuga sinabyumva ndi ku ruhande rw'umugabo ibyo mama Kerere avuga atabizi se urumva bamuvuze mbere yuko aza muri kamera umugabo niba ari kuvuga ati ibintu byateguwe n'abantu barenga umwe anabakamugarukaho iyo umubajije uti umuntu witwa umuzamu wo kwa Kanaka umukozi wo kwa Kanaka uramuzi yego yitwa nde habaga bitwa nde nande nta n'umuntu wakubwira ko yaryamanye n'umuntu atari abyemere adafite impamvu abyemere tega amatwi byumve tekinike diri kwaje kwa pura Wese waryamanye nande bamenye iby'urugo rwe amenye n'abanzi be barusenya yego urashobora bizi ufate na wa mugore bajyaga bagushinja ngo ni mama nde muremure w'amaso ni mama Kerere abo bantu nibo bahiritse urugo rwawe mama Kerere mama Kerere wowe habure mwabanye ryari namenye na Aimable akiba Kinyinya atarashaka Chantal bataranamenyana na Chantal urumva bamenyaniye atangira Aimable kugeza mu rugo aribwo adobwo bufasha ajya mu rugo kuri uyu mugore twaragezanaga pe nta mugore yavuze ati twararyamanye pe ndamuzi akunda n'umwana wanjye bisa ari Aimable cyangwa rugo aya Aimable uriya mu mama wundi bavugaga uramuzi uwo mama Rundo ndamwumva ndamuzi mama Kerere yaranzwe pe urabibona ndanabikuze n'umukozi wo mu rugo yagiraga inama shebuja emera icyaha warabikoze twese turabizi wazaga kwa Aimable na Chantal ukurira eta ukazamuka hejuru mu cyumba cyo hejuru mu birembo bya Kinyinya ukarara mu cyumba hanyuma mu gitondo iswime ibiki byose abyitegereza abireba rimwe na rimwe agahabwa n'amashuka yo kumesa ngo yatose ibi bintu babivuga heke nta mugabo nari mfite yego tega ari ndi umumama ariko utagira umugabo yego kandi na Aimable nawe nta mugore yari afite ubwo navuganaga na Aimable nibwo mwabanyeho mwe twabanyeho yego hari n'igihe negeze mva gusenga i Remera yego sanga Aimable na Chantal ku muhanda yego Chantal arambabarira ku makosa nakoze n'umugabo we nyuma y'uko abapotere ashakanye na Chantal watekereje iki nk'umuntu w'umushumba nka Bishop waryamanaga nawe uri umukristo uri intama yiwe Pastor Chantal ahazi mbabarire yego ko nabana naryamanye n'umugabo we hari ikindi umubyeyi ari kwitwara gute muri iki kibazo umubyeyi ngira ngo wabyumvise amajwi y'ibanga wayumvise nayumvise umubyeyi kadahuza abantu hanyuma rero sasa Pastor Mutesi aho tumugayira naranamwandikiye je ubwanjye yego ndamubaza ngo reka ndibaho namwandikiye umubaza ngo iki kuki uri kuzana ibimenyetso by'ubigumisha inyuma uzajya ubizana byabaye ngombwa oya tugomba no kubwira abantu ko tubifite biba bihari
urumva uramwandikira ati mubyeyi ndamwandikira nti sera kuborokoye Mutesi aborotse imwe indi raborokoye urumva izo ni ingamba z'ubwirinzi aborotse imwe indi raborokoye yego naramwandikiye nti namwandikiye ni pastor uraho neza hari icyo nshaka ni hero pastor uraho neza hari icyo nshaka kukubaza Mutaganda Aimable n'umudamu we muravugana ese niba muvugana waba uzi amakuru yabo wabyumvise asubiza iki aransubiza ngo muraho neza pastor yego duherukayo n'umutware wanjye ubwo umugore we yarahari gusa kuva yagenda Mutaganda ntiturongera kuvugana abyumva yego ndamusubiza nti vugana na madame we Chantal muganire ndakubwira ikibazo umutege nakubwira ikibazo umutege amatwi umuhe n'inama kuko bimeze nabi mu rugo rwe cyane n'umugabo we ubavugishe bose kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza byumva bivuze iki rero hanyuma aransubiza ngo aransubiza ngo ndi mu rusengero ndahano mu rusengero nimuguka ndabavugisha niho ititinya tugiye kureba yego Pastor Mutesi yemeye ko ari igisambo kandi ko ntiyahakanye ko ari igisambo yaravuze ati mu rusengero iyo ugiye mu rusengero se pasiteri w'urusengero akavuga ngo ndashaka kubankuriramo amafaranga ati ubwo ntacyo wumva ko ubusambo buba butangiye ati nababwira ngo biremwe nonaha nimuyazane Imana iguha umugisha biremwe nonaha yararararare biremwe ibyo byose si rimwe si kabiri si gatatu nabikoze bivuze iki rero bivuze ngo ubana na Suneba ugasuneba nkayo mbwira uwo uri we mbwira uwo mugendana nkubwira uwo muri make ishaje uvuga ko nta rugo nta kintu urugo rwari kuzavamo Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya ivuga mu gitabo cya Dawidi ngo wicarana nande yego wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye iyo uhuye n'umusambanyi wifatanya nawe wahura n'umusinzi ukifatanya nawe ibyo byose urabikora nka kwihore ukibwira ko mpanye nawe nzaguhana umunsi umwe nihanukiriye ayo ni amagambo yavuzwe na Dawidi mu gitabo cya Dawidi muri Zaburi yego Zaburi ya mbere igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abanyabyaha n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro amategeko y'Uwiteka yibwire ku manywa na nijoro niba nijoro aryamye atekereze ku mategeko y'Uwiteka ku manywa niba avuga niba arimo aragenda niba akora atekereze ku mategeko y'Uwiteka ngo bene uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi mu gihe cy'amapfa ntabwo kijya cyuma mu gihe cy'amapfa icyo nacyumvise mu gihe cy'amapfa ntabwo cyuma cya giti yego rero si urugo rwa mbere twumvise rusenyutse Mutesi yashingiye yego hari n'undi witwa ngo niba ari Mama Hiro ni Mama Hiro ni Mama nde hari ikiganiro Yoweri w'iyobokamana yakoze ndetse na Emi wo kwihumure TV bakoze niba ari Mama Hiro niba ari Mama nde ibintu nk'ibyo yego mu bintu bivugwa yuko mu mafoto na video hishyuwe ibihumbi bigeze kuri 400 amamodoka kurya tente byose amafaranga aciye kuri Pastor Mutesi tente kwishyura tente amamodoka kurya kameramani wabyumvise byaciye imyambaro dekorasiyo byaciye kuri inde Pastor Mutesi ni business ariko none se urumva bidahura urumva atabizamo abizamo okay ibi byose rero urabyumva ndetse na video y'ubukwe bwabo
yanyuze ku Iriba TV uyu munsi wa none ikaba ari Giraneza TV aho Pastor Mutesi aguriye Iriba TV akayihindura Giraneza hari amavideo menshi yakuyeho arayasiba na yayindi nayo yarayisibye na video yo ku kibuga cy'indege yarayisibye video yo mu murenge barayisibye hanyuma video ya mariage barayisibye ibi byose ukibaza marende cyangwa nyina w'umwana cyangwa nyirasenge w'umwana ushobora kumenya ibirimo birasidagurika mu muryango ntabyicaremo ngo abiturishe ntacyo wumvamo ashaka umupasi undi ashaka umupasi undi byashoboka simbizi cyangwa ntibinashoboka ariko kandi se bivuga ko Pastor Mutesi bivuga ko 1 2 3 nandi mahirwe yagiye atakaza Mabure ndi mu bantu bumvise ayo makuru gerageza gushakisha Mabure giye ubwanjye twigeze no guhurira hano munsi urabwibuka ko yahaje Mabure ndamushakisha Mabure muhamagara ndi kumwe n'undi mugabo witwa Bishop Desire Bakundukize n'undi mugabo witwa Dani Savesoni urabyumva neza baza hano mu rugo tuza hano mu rugo twese duhure hano mu rugo twaje tuzanye tuva i Kigali turicara ku kibazo cya Mabure turushakorwe wabyumvise umuntu ashobora kumubwira ati Pastor kumushyize hanze ubishyize hanze nka mugenzi wawe yarananiye kandi Yesu yaravuze ngo mwene so numumenyaho ikosa umusange umuganirize niyanga umuteza undi niyanga umuhereza itorero siko bimeze se ejo abantu bashobora guhora babona batwita ngo ba pasteur bakaba ngo muri pasteur nyabaki kana ka pasteur kana ka bishop kana ka pasteur Mutesi pasteur yemeye ko ari umujura nawe uri umujura nuriya ni umujura ugasanga ubujura bwa Mutesi bw'ibandi abwitiriye Gitwaza ugasanga bugeze kuri apotre Minyoni ugasanga bugeze kuri apotre Masasu ugasanga bufashe pasteur Utayisire ugasanga bufashe runaka ugasanga bufashe runaka ibyo rero turabyanze ibi bintu ububandi bwe nubwe abo habani twe ntibitureba urabyumva neza hari icyo bita kwitandukanya n'ikizira iyo umuntu umugiriye inama ntayumve Bishop Ruzagiriza wabashingiye ntiwumvise amagambo avuze ubundi ni amakosa ni n'amahano mu rukiko kuko urukiko hari ibyo ruzabasaba mwabibwiye bande abunzi wabyumvise neza mwabibwiye bande Mabure yatanze raporo yo kubeshya urukiko wabyumvise neza sinzi uyu mudamu wa Mabure mu kwiregura kwiwe azagaragaza ko aha uyu mwirondoro Mabure yatanze batigeze bawuturamo wabyumvise icyo bita kubeshya urukiko Mabure yabeshya urukiko Gasharu iri muri Kinyinya Mabure n'uyu mugore ntibatuye muri Kinyinya wasanga atarazi imirenge ataza amazina y'abyari kwakabyitira Mabure hubwo yatanze Mabure yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere kereka niba yarasubiranye n'umugore wa mbere akavuga ati divorce akavuga ati amasezerano ya kabiri arasheshwe yewe nagiye mu masezerano nyine banza wumve Mabure yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere aha niho umugore wa mbere atuye ni naho Mabure atuye niho Mabure atuye yatandukanye n'umugore yatanze umwirondoro w'umugore wa mbere nyine banza wumve buretse suwanze wumve ibi babyita kubeshya urukiko oya nibyo yibukaga yibuka iki ashaka uyu mudamu yamushakiye mu mudugudu wa Birembo ya mbere akagari Kanga buretse se ahantu ucumitse imitsi mike wahamenya wowe kandi uvuze ko bagiye muri apartment aho ntanze bari bahafite naho bari bakodesheje muri apartment none se aha muri Gasharu uyu mugore yarahatuye atuye muri Amerika buretse adresse Mabure yagaragaje ko adresse y'umugore abarizwa muri Amerika uyu munsi siko bimeze ibyo twese niko tunabyemera na Mabure niko abyemera ariko Mabure aho bashakaniye ni he basezeraniye hehe kucyanze gutanga ikirego Bugesera itegeko riteganya ko divorce ishobora kubera umwe ishobora kubera mu rukiko rw'ifasi
w'umurenge w'akarere basezeraniyemo, umurenge basezeraniyemo, cyangwa se aho batuye ubwa nyuma. Mabure yari afite uburenganzira butanga ikirego urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Nta guturugo birimo. Tega amatwi nta guturugo urabyumva? Nta guturugo rurimo. Ko umugore yataye urugo, umugore ntiyataye amezi 10. Ari Mabure ntiyataye urugo, ari umugore ntiyataye urugo, amezi 12 ntarashira. Mabure aravuga ngo umugore ngamuhoza ku nkeke y'amagambo, ngamubwira ngo byarumviswe. Nta makimbirane, nta raporo y'umudugudu n'akagari iteho kashe y'akagari igaragaza ko bahoze mu makimbirane. Noneho rero sasa mu rukiko, reka turimo turasesengura, urukiko ruzagendera kuri raporo y'akagari ka Gasharu mu murenge wa Kinyinya. Kandi uyu mudamu ntabwo yatuye mu murenge wa Kinyinya. Wabyumvise? Uyu mudamu ntiyigeze atura mu murenge wa Kinyinya. Uyu mudamu ntiyatuye mu Ntuzi. Yatanze imyirondoro idahuye n'ukuri. Mabure yabeshye urukiko. Ni imbeho. Wabyumvise? Nabyumva cyane. Si ugusesengura? Ni ugusesengura. Mabure rero, yego, ibi bigaragara impamvu umugore adashaka divorce ni kwanza Mabure yagombaga gutanga aderese y'akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Masaka, akagari niba ari Gako. Wabyumvise? Aho niho bamaze umwaka n'iminsi batuye, niho batuye ubwa nyuma. Pastor dusoza na kwaza ikibazo. Umuyobozi wa Gako rero wa Masaka ni ugomba gukora raporo. Wabyumvise neza? Niyo bakabaye akora raporo yuko yabaye mu makimbirane ya Mabure n'umugore we, akagari kagateraho kashe kabyemeza, ariko ikigaragara ni kimwe. Mabure yahunze aderese, yahunze guseba, ajya gutanga aderese itabaho. Iyi aderese yatanze mu kirego cy'urukiko niho yari atuye n'umugore we wa mbere batandukanye. Ese umugore ashaka divorce cyane agayishaka? Uko twumvise umugore, erega n'umugore twamukize kuri koro n'undi muvandimwe wiwe bari muri Amerika na Mabure twese twicaye hano. Umugore avuga ati ibyo mwavuze nabyumvise, aho namubabaje nambabarire. Ati kandi basabye namwe. Umugabo dore icyo ari gukora cyane ko umugabo ari we munyamafuti yarutaga y'ingurube. Yagombaga kuvuga ngo madamu, aho nagukomerekeje nanjye umbabarire, kandi n'abavandimwe batubabarire, n'Imana itubabarire. Match ari kubirangira aho ngaho, hanyuma ahubwo umugabo agahita ahamagara umugore agahita banguka agatega indege yihuse. Ibirarane byose byabaye bya Marita na bya Karaveri na Marita bigahita birangira. Wabyumvise? So amakuru ngayo rero Mutesi, urumva Mutesi aho aziramo naho ngaho. Uru rugo rero agomba kurubazwa nk'umuntu washingiye umwana we, ntamukurikirane. Iki nicyo bita ikibazo. So ububandi bwiwe rero yemeye ko ari ibandi, yari itandukanyije n'amabandi y'abapasiteri. Kwahere. Saha n'igice.